byiza nshuti bakunze bavandimwe ba CEI Impact TV twishimiye kongera kubasanga hano mukiri amahoro kandi twizere ko gahunda zanyu aho muri hirya no hino zikomeje kugenda neza cyane. Ngiye gusuhuza nitwa Pateni Kanyerezo mwaye ikaze mu iki kiganiro kigiye kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ingingo nyamukuru turaza kugaruka ni ifungwa ry'inganda zenga cyangwa se zikora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Nyuma yuko zifunzwe, abayobozi bazo cyangwa se ba nyiri inganda nabo bamaze gutabwa muri yombi. Nyamara hirya no hino mu rubyiruko hari abakomeje kugenda bafatanywa ibi binyobwa byakuwe ku isoko, yaba ababitsimbye mu ngo zabo ndetse n'abagenda babikoresha hirya no hino rwihishwa. Byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe. Ese aho umunsi ugeze ahangaha nyuma y'uko inganda zifunzwe, nyuma y'uko ba nyirazo bafunzwe, izo nkuru zose zimaze gusiga iki? Ni mu kanya rero mu kiganiro kirambuye. Ikiganiro ntaraza kuba ndimo njyenyine, ko turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa ugiye kudufasha gusesengura aya makuru. Icyo usabwa nta kindi no kuba natwe kuva ikiganiro kirangiye, kuva ikiganiro gitangiye kugera kirangiye ukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, like, share na comment iri ingenzi kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Tugwaye ikaze rero, tunakira umutumirwa wacu bamwita Wakati. Tugwaye ikaze kuri CEI Impact TV. Urakoze cyane Kanyerezo, kandi nishimiye kongera kubana n'abakunzi ba CEI Impact TV. Ubwo numvishe bigarukaho mu ngingo z'ingenzi. Nabonye hagenda hamenwa inzoga zitujuje ubuziranenge hirya no hino mu gihugu. Ni gahunda iri mu gihugu hose. Ni mu gihugu hose. Ku munsi w'ejo byakomereje Musanze, nabonye Nyagatare barazimenye, tudasize no mu ntara y'Amajyepfo i Muhanga. Ntara y'Amajyepfo barazimaze. Umva nkeka ko nta nihasigaye, kuko mu cyumweru gishize wajyaga kubona inkuru yose yasohokaga mu karere ka Ruhango, i Nyanza baramenye. Ariko ni ikintu cyiza, ngira ngo ni leta y'u Rwanda ibinatekereza abaturage. Buriya nuko n'abantu badasoma akenshi, wenda sinzi niba ari uko nguko. Ariko rero icyo kintu cyo kudasoma wamugarira, reka tukigarukeho. Iki kintu cyo kudasoma dore nicyo kigiye kumara abantu. Ubundi mu itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda, burya nubwo umuturage afite ibyagomba igihugu, yego, burya na leta ifite inshingano zo kurinda umuturage. Ni muri urwo rwego rero leta yagiye ifunga izi nganda zenga bino binyobwa, kuko wagiye ubona abatangabuhamya benshi, ukavuga ati umuntu uti ngewe ntarahumye, sinyireba. Ubwo rero ni muri urwo rwego ntibabice. Ugasanga uravuga ati urabona aya mafaranga bishyurira abanyeshuri yo kurya saa sita, school fee, muri bundi izwi nka school feeding. Ubundi muri ubu burezi bw'ibanzeho twabyita ni nk'ubuntu. Batanga amafaranga 980 gutyo, nta nubwo bagera mu gihumbi. Aho ugasanga umuturage ati ngewe banaguze makumu, sinzi niba uwo mwana yiga. Ubwo rero abaturage bagiye babigarukaho kenshi. Abaturage bagiye bigenda bigira ingaruka zitandukanye ku buzima bw'abantu. Zinagaragara, ingaruka z'ibi byuma ziragaragara. Umugani ejo ni minisitiri wavugaga ubundi ibyuma barabiterura ntago babinywa. Abana bihaye izina rero. Babihaye izina rero. Icyuma nyine ukumva kuri buramuke. Umuntu uhora n'umumama ati cyankuyemo amenyo. Undi ati sinkireba. Undi ati imbaraga zarashize. Ubwo ni muri urwo rwego rero leta y'u Rwanda yavuze mu gushyigikira abaturage. Urabizi ko bagira slogan ivuga ngo umuturage ku isonga. Ni muri urwo rwego bagiye bafunga zino nganda, kuko byari bimaze gukabya. Abantu bagiye babigaruka ati se ko bafunze imbere mu gihugu ibinyobwa bindi birimo za Kiwingu, za Kevante bituruka hanze, byo bimeze. Hari abantu nabonye bari bakomeje kugenda babyina bati yego baciye za ngufu, baciye za NBG, baciye ibiki, bateriko za Kiwingu ziracyahari ati ntaribi. Udakeka kabiri ibintu ntago bikunda. Ngira banje kubona inkuru, niba ntago nibuka ikinyamakuru nayisomyeho, bari basohoye statement ivuga ati nyuma yuko izimbere zifunzwe n'iziva hanze ziri kugerwa amajanja. Ubwo ne byateye kabiri nazo barazifunze, basanga nyine basanze nazo zitujuje ubuziranenge. Hanyuma dogiteri w'ubuzima niwe ugeze kuvuga ngo nako minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana iza kuvuga ngo hari izo bapimaga ugasanga ubundi ibi byuma twari tumenyereye ko, cyangwa se twari tumenyereye yuko baba bifite alcohol iri ku kigero cya 40% cyangwa se 30, ariko hari ibyo ngo bapimye ugasanga bifite biri ku kigero cya 90%. Ibyo bashyira ku kinyobwa nibe bihuriye n'ibiri mu icupa, ngo ibyanditse inyuma ku icupa ntibihura n'ukuri kw'ibirimo imbere.
byari bimaze gukabya niho wabonaga umuntu atabasha gutaha. Hari izo bitanga niba ari za dondo ubwonko, za rudashinyika nako rushinyika bazaha n'amazina adakwiye, bazaha amazina mabi ngingwe agasiga igisiga. Ubwo nukumara kunywa nawe ukagenda gusiga, ukagenda nk'igisiga wara. Ibintu byari bimaze gukabya, bimaze gufata indi ntera. Nubwo nabonye abaturage bamwe na bamwe abasinzi nyine ntago babyumvise, ariko hari igihe cyageze bareba ku ngaruka bibasigiye, ubukene, amafaranga byayabamazeho, bigize kuba bigura amafaranga makeya, bigize no kuba byica abantu. Nabonye bamwe baravuga ati bati nibyo baciye ibyuma, ariko ntibatubabarire zino nzoga byibuze zipfundikirwa za Bralirwa bamanure bapunguze kabisa, natwe twisangemo. Reka abaturage barimo abamwe ubwo muri rusange niko bari barimo kugenda bavugwa. Ubwo n'ubukangurambaga buzagenda bwongerwa. Nabonye n'ababa bafite ibyo bakora, babakora ibihangano baritabajwe kugira ngo ubukangurambaga bugere kure, abantu babyumve cyane. Hari inama yabaye yahuje abahanzi, ubwo ni kugira ngo abaturage bagende barushaho kubyumva. Gusa nabo ingaruka baba bazibona, kuko nk'iyo umuntu akubwira ati sinyireba, urumva ntacyo kubaza, ingaruka ziba zaramugezeho. Ubwo rero iyi gahunda yo guca izi nzoga irakomeje. Abonye mu karere ka Musanze burya ngo ubuyobozi buhera ku muturage, buhera ku muturage, ku bufatanye n'abaturage. Mu karere ka Musanze naho byarahageze, inzoga barazimennye. Ibi bintu ubundi rero byari bimaze gufata indi ntera. Ejo nibwo bavugaga ati ubundi ni gute mu Rwanda dufite inganda zirenga 400 zenga ibinyobwa nk'ibi ngibi bitujuje ubuziranenge, bati ubundi niyo business twabonye yo gushoramo. Ubwo nibwo Minisitiri nyine yari yagiranye ikiganiro na TV and Radio 1, bakenise barimo bamubaza ati se twebwe twakeze ko mwakurikiye imisoro mukibagirwa umuturage, kandi ari byo nari ndimo nkubwira ko n'inshingano zabo harimo no kurinda umuturage. Ubwo rero ngira ngo, ariko ku munsi hashize iminsi nabonye ba nyirizi inganda harimo ba Kazungu ba Ingufu Gin Limited batawe muri yombi. Nabonye ni ibintu abantu bakiriye bitandukanye, benshi babyizeho dote, abantu bakavuga ati niba se inzoga bazifunze ati ni byiza rwose gushyira imbere ababyeyi, ari abantu bafite imiryango n'iki, kubereka itangazamakuru na kamera bari abantu bafite umuryango. Nabonye abantu babivugaho bitandukanye, ariko buriya nicyo zino nzego ziberaho, baba babikoranye ubushishozi. Ntawamenya ubwo banagira ngo berekane yuko uzabifatirwamo ntacyo kwihanganirwa. Nyine ari umuvandimwe bitaga Thierry niwe wajya kuvuga ngo ni tolerance zero. Ari bakabya cyane, yarakabyaga cyane ngo ni zero tolerance. Ikindi nabonye bagarutseho urubyiruko ntibatwibagiwe, ibi bintu by'amahouse party no gutwika n'iki, ngo niho hasigariye ibyuma, babiburiye cyane. Ku munsi w'ejo hari inkuru nabonye ku kinyamakuru Umuseke bavuga ko polisi y'u Rwanda iri kuburira nyine abakora ibirori bibera mu nzu bizwi nka za house party mu ndimi z'amahanga, bavuga yuko ku munsi w'ejo hari abo bafashe nyine mu ibirori barimo gukoresha izino nzoga zakuye ku isoko. Ubwo bisigare mu house party bavuga ati twarihishe, ati niba ufite ako watsimbye nawe zana ko watsimbye. Nuvuga ngo ngewe Kanyerezo yefite agakarito kanjye ka Ingufu Gin Limited naye narabitse ahantu nkimara kumva itangazo nahise nkajyana mu rugo. Nawe wakati ufite ko wakuye wenda Mureni Beach ushyira hariya, abajama bacu baratubwiye bati twabyanze. Ngewe Kanyerezo narababwira ati ariko ntarako mfite natsimbye mu rugo, mwangeraho tukakareba. Nabonye nabyo ibyo rero nibyo polisi y'u Rwanda ihagurukiye, irimo irakangurira urubyiruko nyine kwirinda gukora amahouse party nta kibazo, ariko kwirinda gukoresha zino nzoga zakuye ku isoko nyine zituje ubuziranenge ni ikindi cyo kurebaho. Nicyo bari barimo babuza urubyiruko, icyo babuza urubyiruko nyine kugira ngo rutakomye nyine gukoresha bino biyobyabwenge, nabyita ibiyobyabwenge ko byakuye ku isoko, babiciye ahandi bigasigara mu rubyiruko, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Igihugu zubaka kandi ejo hazaza y'igihugu haba harimo kwangirika cyane. Nubwo bukangurambaga rero bugikomeje ku bijyanye n'izi nzoga z'inkorano, ubwo urumva urubyiruko rwihanangirijwe cyane, kuko
abantu bikingiranaga mu mazu ngo bagakora ibi birori abantu bakifashisha zino nzoga. Umunsi w'ejo polisi yabaguyeho nyine barimo banywa za kiwingu zarimo zibuza ubu. Ibyo rero nibyo bitazihanganira. Hanyuma awakatanye indi nkuru nabonye ku kinyamakuru Imvaho Nshya ivuga yuko n'ubundi kwa mbere tariki ya 10 Kanama 2026 ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare ku bufatanye n'inzego z'umutekano bamenye inzoga zitujuje ubuziranenge zakusanyijwe zikuwe hirya no hino muri nyine mu mirenge nyine yaho muri ako karere zacururizwagamo. Hanyuma bakaba baramenye litiro zisaga ibihumbi 102 zifite agaciro ka miliyoni 30 biza agaciro ka miliyoni 317 k'amafaranga y'u Rwanda. Litiro ibihumbi ni litiro ibihumbi 102. Ubwo izo ngizo ubwo nizahaza akarere kose. Akarere n'abazenga rero bashyiramo akabaraga. Ariko ubwo urumva byahereye mu mirenge kuko bihera hasi n'ubundi ku muturage. Niyo mpamvu bavuga ngo gutanga amakuru buriya ni ikintu cy'ibanze no gutunga urutoki bimwe byo kuvuga ngo ibidakwiriye n'imbibona nzabivuga. Numva ubwo byahereye ku rwego rw'imidugudu birazamuka kugera ku karere. Niyo mpamvu bumva baba bara mu bihumbi 10. Baba bara mu bihumbi 10. Ariko nubwo babijyana mu mafaranga ugasanga mu miliyoni 317 burya nta kintu wagura amagara. Nicyo Minisitiri w'Ubuzima yavugaga avuga ati nta kintu kibaho cyase nta musoro uriho nta mafaranga ariho wagurana umuturage cyangwa se ubuzima bw'umuntu muri rusange. Aya nta kiguzi cy'ubuzima kibaho. Ubwo rero ni muri urwo rwego hirya no hino mu gihugu n'ubundi hakomeje kumenywa izi nzoga zitujuje ubuziranenge. Aho ngaho twari Nyagatare twahoze tuvuga Musanze baramenye mu majyepfo sinakubwira. Mu majyepfo niho bahereye warongeye. Hari umuherwe hari umuboss w'Imuhanga ejo bundi uruganda rwo nawe bararufunze ararira koko ararira ati miliyoni zanyu ngo yari yarafashe miliyoni zigera muri zingaye nyinshi cyane nyine yarazifashe nk'inguzo nyine kugira ngo abone igishoro arimo avuga ngo nazo zirahiye. Abaturage bamubwira ati ibyo bintu byihorere icecekere ubuzima bwacu bwari bugeze habi mwatwicaga tutabizi ariko ibyo ntago ari ibintu wakwitwaza. Ngira ngo iki ni ikintu kizahashywa kandi bigakunda kuko ubonamo inzego zitandukanye. Twavuze ko ubuyobozi buhera ku muturage ukabonamo daso ukabonamo polisi ukabonamo byaturutse nko ku rwego rw'intara ukabona guverineri arahari meya arahari. Urabona ni ikibazo cyahagurukiwe ngira ngo bizahashywa kandi bizagerwaho gufatanya n'umuturage kuko nabo ni abantu bumva cyane. Burya abaturage b'u Rwanda barumva cyane. Urubyiruko ntabwo bajya bahwema kudushishikariza kwirinda ibintu bimwe na bimwe bidakwiriye. Noneho bageze kuri ibi by'inzoga bitujuje ubuziranenge. Urumva ni ikintu ngira ngo kizahashywa kandi bigakunda kuko iyo inzego z'ibanze zahagurutse zigakomitanyiriza zigahuza imbaraga bakarwanya ikintu n'umuturage iyo abyumva n'umuturage abyumva burya ikintu kiba cyiza burya niyo umuturage muri mu murongo umwe cyita nkeka yuko bitanga umusaruro vuba ntabwo bigorana. Ahubwo abantu bari kwibaza bati nyuma y'ibi ngibi harakurikiraho iki? Nyuma y'ibi ibyuma biraciwe yego ariko se ababinywaga. Nigeze kumva ikiganiro cyarimo gica kuri televiziyo ya mama w'u Gasabo Scovia yarimo avuga bati ngewe w'umusinzi yitangaga urugero nyine anivuga ati ngewe Scovia w'umusinzi yitangaga urugero ngewe Scovia w'umusinzi wari waramenyereye kugenda nkanywa icyuma kimwe najya ndarakuma kuri volute 40 cyangwa se 50 nkaba ndasinze kigura 2 cyangwa se angahe. Ngewe wasinye yuko ntagomba kurara icupa. Nyuma y'iki ibyuma bicitse ubuzima bwanjye ubu ngubu bugiye kwimukira mu zipfundikiye kandi zino zipfundikiye ziba zifite volute nkeya byibuze kugira ngo ugere nko ku rwego rw'icyuma kimwe bigusaba kuba unyweye nk'icumi. Bivuze iki? Ati ngewe umusinzi ngiye kujya n'ubundi aho nashoboraga ubwo ninyweraga ibyuma barabiciye ubwo ngiye kwimukira muri zino zipfundikiye za rufuro kugira ngo byibuze nongere kugera kuri doze yaho nabaga maze gusinda numva ngiye muri furi niko nabyita niko babyita nako bizajya biba bimaze kunkonsoma amafaranga ari hejuru. Kuri icyo kibazo warumbajije ngira ngo cyo kuvuga ngo harakurikiraho iki
twagiye tubona kenshi leta y'u Rwanda havanwaho iki hagashyirwaho iki, tuvuga ati niba dufata urugero kuri essence, niba yongereyeho leta irakora iki, nkunganire, ukabona bazanye izi modoka z'amashanyarazi. Ngarutse kuri icyo kibazo warumbaje rero cyo kuvuga ati ibiyobyabwenge ibyuma barabiciye, bagiye kuzana inzoga z'amashanyarazi, barakurikiza iki? Ibyo bintu bikorwa, ngira unyumve neza, ibyo bintu bikorwa mu nyungu z'abaturage muri rusange. Aho nari nk'umuhaye urugero ku kibazo cya transport. None ku kibazo cy'inzoga ibintu byakwicaga, niba babigukizije se urumva bazana noneho ibyica mo gakeya mo gahoro, ibyo bintu ntabwo bibaho, ntabwo bikunda. Ubwo ni ukuvuga bari guhashya ibintu bibi, ngira ngo ntabwo babisimbuza, niba ibintu byari bibi cyane n'uburozi ubundi, ibintu rero n'uburozi. Ubwo rero kuri icyo kintu warumbaje cyo kuvuga ngo harakurikiraho iki, baba barebera ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange. Ntabwo navuga ngo barazana ibyuma ngo noneho ngo bifite volute nkeya, oya, iyo ikintu ari kibi barakirwanya bahereye mu mizi, ntabwo ari ukuvuga ngo wazana. Erega ibyuma ntabwo byahozeho, ibyuma ntabwo byahozeho, ni ibyaduka. Kera abantu banywaga akagage, binyweraga ubushera, biri mu muco nyarwanda. Buriya ibyo ngibyo biri mu muco nyarwanda, ntabwo ari zino nzoga z'inkorano, biri mu muco nyarwanda ibintu bya. Ahubwo nabona hari abo nabonye nyine bajya kubyigana bagasyanga amatafari n'ibiki bakavangitiranya, ariko niyo mpamvu nabyo abantu n'ubu ngubu baba babirwanya. Ubundi ikigage cy'umwimerere nta kintu kiba gitwaye, cy'amasaka, ibyo bitaga inorerera, nkangazo za nzoga z'ababi za kera baradufasha. Ubwo nizo zigiye kugaruka, iz'umwimerere. Iz'umwimerere birabyo biri no mu muco nyarwanda, bengaga za kayinja, ariko ibi byari bimaze inzoga agahuma muze ngo banywe inzoga ndahumye. Urubyiruko rwahumye ubwo twagarukira ni ikibazo buri wese yakwibaza. Ni byinshi rero. Hanyuma akati tugana ku musozo hari akantu nshaka kukubaza. Ubundi abaturage sinzi ukuntu duteye, ubwo ngiye gukomoza ku kibazo cy'itabi. Itabi uraribona? Ku itabi haba handitseho ko itabi ryica. Itabi ririca, ariko niba hari ikintu ndimi zose, waba wumva igifaransa wumva icyongereza, utazitwaza ngo niwumve igiswahili ngo niwumve icyongereza, no mu kinyarwanda biba biriho, no mu kinyarwanda cyiza cyane ahubwo. Bakandikaho ngo itabi ririca, twarangiza tukarigura nk'abagura amasuka. Ikibazo cy'itabi, njyewe hari aho mbona rimwe na rimwe abaturage natwe tutajya tumenya, tutajya tumenya kwirinda. Ntibikintu banditseho ngo kirica, yego gisora amafaranga menshi, ikindi kandi nta nubwo rikorerwa hano mu Rwanda, ngira ngo iryinshi riva hanze rigasora amafaranga menshi, ariko ubundi naryo nkeka ko naryo n'itabi twakanaretse ko n'ubundi nta keza karyo. Akenshi mba mbona bibanda ku rubyiruko, ariko si urubyiruko gusa, n'abanyarwanda muri rusange. Ku kibazo cy'itabi ngira ngo nacyo kiri ni ibiyobyabwenge mu bindi n'ubundi. Ikiyobyabwenge gikuru cyanditseho ko kinica nanditse. Ubwo ku kijyanye n'itabi ho mu bushishozi bwa leta y'u Rwanda ikunda abanyarwanda, itureberera nk'uko yaturebereye ku kijyanye n'izi nzoga. Ubwo ku kijyanye n'itabi naho sinzi ubwo uburyo bazabikoraho, ariko ngo gifashishwa no mu buvuzi. Nibi byumerega ni bino bimwe mu bitabire bikorwamo bino byuma birimo za etanol zirakoreshwa. Zirakoreshwa mu buvuzi, ariko nyine baba bafite ubundi buryo babikoramo butari ubu ngubu twebwe abanywi b'inzoga tubigenza. Ibi ni ukurenza umurongo, ni ugukabya. Ubwo rero ku kijyanye n'itabi nacyo sinzi niba uburyo bazagikoraho, kuko dufite leta ireberera abaturage kandi ikunda n'abaturage. Aho ku kijyanye n'itabi kuko naho mu rubyiruko riravugwa cyane. Leta y'u Rwanda yarahagurutse, yacanye ku maso. Wabonye yuko ku minsi iherutse n'iranzu ya Nyabugogo yitwa Inkundamahoro nayo bayifunze. Inkundamahoro yose barifunze kubera umwanda. Barayifunze. Urumva yuko leta y'u Rwanda ndetse n'iki kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa barahagurutse cyane. Ubwo si muri ya kampeni ya Kigali isukuye, si babashiriraga isuku nkeya? Ni isuku nkeya n'ubundi. Niba urumva hari ahantu hakorerwagamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Umwanda rero ubwo baje gusanga nyine harimo umwanda mwinshi, cyangwa se harimo isuku nkeya. Ririya soko rigaburira abantu batandukanye, ngira ngo nta nubwo ari abantu b'i Kigali gusa, ibintu biba byaturutse mu ntara, ariko ubusanga n'utu turere turi mu nkengero abantu bajya guhahira hano mu Nkundamahoro. Ubwo rero
ku kijyanye n'isuku ngira ngo ho Rwanda ku isuku ntacyo kubaza bari turansezera umubare wa muvandimwe abavandimwe abazombwira. Ubwo rero kuri icyo kibazo cy'isuku ngira ngo bazabikemura kuko ntago babyihanganira. Hanyuma wakati tugana ku musozo nk'urubyiruko ubundi ubona ari izihe mbaraga rukwiye gushyira cyangwa se ubona uruhare rwarwo mu kwifatanya na leta mu kurwanya izi nzoga z'ibyuma ubundi ubona ari uruhe? Uruhare rw'urubyiruko ngira ngo icya mbere ni ukugendana n'umurongo wa gahunda y'igihugu. Niba bavuga ngo iki ngiki oya bikaba oya. Ubwo urubyiruko nka bamwe mu mbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba, urumva urubyiruko ruhagurukiye rimwe rukajyana na kampanye ya leta, ngira ngo igihugu cyacu cyagera kure kuko urubyiruko babivuga bagira slogan ngo ni imbaraga z'igihugu zubaka. Ubwo rero ku kijyanye n'urubyiruko baramutse bagendana na leta batabusanya, niba ari iburyo akaba ari iburyo, niba ari ibumoso bikaba ibumoso, yaba rukigera bukagenda. Ngira ngo njyewe icyo nasaba urubyiruko, kuko nanjye ndi urubyiruko nisize, muri rusange duhagurukiye rimwe tukajyana n'umurongo w'igihugu tukumva ibintu bimwe, kugira ngo twagira u Rwanda twifuza kugera ku cyerekezo twihaye cya 2050. Erega buriya leta ikintu ishyira imbere ni umuturage. Leta ishyira imbere umuturage kuko leta ntabwo ariyo iba yifuriza umuturage kuba hari ibibi byamugeraho, ko umuturage burya niwe ugize igihugu. Rero nkeka yuko urubyiruko nyine nibo benshi, nibo bafite imbaraga nyinshi zo kuba bashyira mu bikorwa ingamba ziba zafashwe. Ubwo rero nk'urubyiruko nyine dufite umukoro wo kujyana na leta mu murongo idushakamo nyine, tukaba n'abakangurambaga rega hano iwacu bihera hasi, tukaba abakangurambaga. Niba muzehe afite akuma yatsimbye kwambwa ati ibintu ariko barabiciye ntabwo byemewe, tugende fata ujye kumena ukamufasha kubyumva. Nabonye bano ba nyarwenya bacu ba patina aribo bajya babikiramo comedy, ugasanga arimo aratembera yitsimye nk'ahantu aragapfunduye, ndamuguyeho ati ndagutanga timena cyangwa utange. Ubwo urumva nyine naho hasi bihera n'izo mbaraga z'urubyiruko no gufasha abandi kumva ikintu tukagendera mu murongo umwe. Yes, rero reka tubabwire ko ikiganiro cyacu kiri kugana ku musozo. Tubashimira kuba mwabanye natwe, ni byinshi tugarutseho. Muveshe ko umutumire wacu Wakati yadufashije gusesengura byinshi bigiye bitandukanye, zimwe mu ngingo za leta. Tubwira uburyo ki imbaraga urubyiruko rusabwa kugira ngo bino bintu bigerweho 100%. Rero reka tugushimire ko babanye natwe kuva kino kiganiro gitangiye kugera kirangiye. Tunashimire Wakati, turagushimiye cyane rwose, wabanye natwe kuwadufashije byinshi. Urakoze cyane. Kandi tunizera yuko mu biganiro byacu biri imbere nabwo urakomeza kuba uri hano. Oya nta kibazo ndahari, kandi nishimiye kongera guhura n'abakunzi ba CI Empire TV. Rero reka namwe tubashimire mwabanye natwe, nta kindi tugusabwa. Rero tugusaba bana natwe ku munsi ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu bigire kure. Iyi ni CI TV, CI Empire TV. Je mwabanye nitwa F Poteni Kanyirezo, mukomeze mugire ibihe byiza, dusubire mu biganiro byacu biri imbere. Tubararikira kandi gukurikira ibiganiro bya Masho Atrene Sport. Barabizi yuko irushanwa rya Zanshini Karate Championship 2026 riracyakomeje. Ama video menshi cyangwa se ama highlight menshi byabereye kuri Petit Stade aragenda agira hano kuri YouTube channel yacu mu mwanya uko waragenda usimburana. Turashimira rero mwakoze kwa natwe, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.